Ndabashuje bene data, umwami abishimire kubw'amaraso yatumeneye ku musaraba kugira ngo ducungurwe twebwe abari kuzapfa tugahabwa ubugingo, umwami ahimbazwe. Ndashaka kuvuga uburyo dukwiye gukorera Imana ariko tukayikorera mu mucyo. Ndashaka kuvuga uburyo dukwiye gukorera Imana ntituyikorere mu mwijima, kugira ngo n'abandi babone imirimo myiza dukora nabo bayikore, bityo babone uko bahimbaza Imana babonye imirimo myiza twakoze. Iyo tudakoze neza izina ry'Imana riragawa, iyo tutagenze neza tudafite urukundo, tutabonye n'abantu bose amahoro, izina ry'Imana riragawa, bigatuma abantu bari kuzahindukira Imana bakaza bayisanga batayikorera ku bw'imyitwarire yacu itari myiza. None rero uyu munsi wa none nakwibutsaga ngo ukorere Imana mu mucyo, ukorere Imana mu mucyo, uve mu mwijima w'ibyaha, uve mu mwijima w'intege nkeya, uve mu mwijima w'amagambo, uze mu mucyo kugira ngo ubone uko ukorera Imana, bityo Imana nawe izaguha umugisha. Ubutumwa bwiza Matayo yanditse bwa Yesu Kristo, ibice 5 uhereye ku murongo wa 16, ubwo Yesu Kristo yerekanaga abahiriwe abo ari bo. Ese muri abo bantu bazahirwa nawe urimo? Ugomba gukora ibyiza kugira ngo uhirwe, ugomba kuvuga neza kugira ngo uhirwe, ugomba kubana neza kugira ngo uhirwe. Ariko ibi byose niba bitari muri wowe, utabifite kugira ngo uhirwe, ntabwo byakunda. Bizatuma n'abandi bari kuzahirwa bagakorera Imana batayikorera, kuko bazakubona nk'umuntu uri mu mwijima. Ariko nukorera Imana neza bizagaragara kuri mu mucyo, n'abantu baze bayisanga bayihimbaze bayikorere mu mucyo. Eliya yakoreye Imana mu mucyo, yanga kuva ku Mana yinambaho. Igihe cyageze ahangana n'abahanuzi ba Bayali n'abashera, aravuga ngo Imana dukorera niba ari byo koko ijye yigaragaza tugeze mu bigeragezo. Imana byo koko dukorera niba ariyo ijye yigaragaza turi mu burwayi, ijye yigaragaza nta kazi dufite. Imana yawe niyigaragaze mu gihe ubuze amahoro n'ibyiringiro uyu munsi wa none. Ese koko nawe ugiye gukorera Imana mu mucyo? Impano yawe ufite, impano Imana yaguhaye, uyikoreshe mu mucyo, ntuyikoreshe mu mwijima, ntuyikoreshe nabi, kugira ngo izina ry'Imana ritagawa, ahubwo izina ry'Imana rihimbazwe, Imana yacu iri mu ijuru. Yego, ibice 5 Matayo ibice 5 umurongo wa 16 kuvuga ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu. Umucyo wawe nubonekera imbere y'abantu, nubonekera imbere y'abavandimwe, nubonekera imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu mukorana umurimo w'Imana, kugira ngo babone imirimo myiza y'Imana iri mu murimo w'Imana, iri muri twebwe, iri mu bera, iri mu bafite urukundo. Imirimo y'Imana irakwiye kugaragarira muri twe. Ese koko imirimo yawe iragaragara cyangwa iri mu mwijima? Bityo abantu nibabona imirimo myiza wakoze bazahera ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Nawe kora imirimo myiza, kora imirimo myiza, kora imirimo myiza, ufashe imfubyi, ufashe abapfakazi, ufashe abatishoboye. Wibuke gukora iki gikorwa cyo gusengera abandi. Nukorera mu mwijima, nugendera mu mwijima, nuba mu mwijima, uzagahisha izina ry'Imana, abantu ntibazanezererwa n'imirimo yawe ukora. Ariko nukorera mu mucyo. Umuntu bita Elisa mu muhamagaro we yanyuraga ku rugo rw'umushunemokazi. Nkunda kwibutsa abantu iri jambo ry'uko Elisa akorera Imana neza, bityo umushunemokazi imirimo ye myiza igaragarira mu guhamagara. Elisa amubwira ati nujya unyura hano ujye wibuka uri mu rugendo unaniwe, urushye cyangwa ushonje, uze unsange, urara ahantu nzakubakira, nzagushyira mu cyumba cyo hejuru, aho uzajya urya ukanywa ugakaraba ukaryama ugasinzira neza. Imirimo myiza y'umushunemokazi avuye mu mwijima agiye mu mucyo byatumye Imana imwibuka, imuhereza umwana. Ubwo Elisa yamusengeraga aravuga ngo mbe uyu mushunemokazi twamukorera iki ko yatugiriye neza kenshi? Ese tumuhe kumenyekana ku mwami? Baratekereza baravuga ngo ni iki twamukora? Ese tumuhereze kugira ubutunzi bwinshi? Ibyo biri mu nshingano z'Imana, nawe azahirwa. Ariko icya mbere Imana nimuhe guhirwa nawe agira urubyaro, kuko nta rubyaro yagiraga. Imana iri mu ijuru ibonye imirimo myiza umushunemokazi yakoze, bityo imuhereza umwana. Nawe rero Imana iguhereza umugisha kubw'imirimo myiza uri gukorera mu mucyo, kubw'impano nziza ikurimo. Imana iguhereza icyo uri gusengera. Nanjye Imana yampaye imikorere kubwo kuyikorera mu mucyo.
kubwo gukora Imana mu mucyo, Imana yangiriye neza, incira inzira, nta mahoro, nta byiringiro, nta no kwizera, ariko ibyo byose byaraje kuko ndi mu mucyo. Navuye mu mwijima, navuye mu mwijima w'icuraburindi, navuye mu mwijima, ubu ngubu ndi mu mucyo. Ese nawe uri mu mucyo? Rero gukorera Imana pe ni byiza, bigira umumaro kandi bigira umumaro mwinshi cyane. Ugomba kugira intego kugira ngo impano yawe igaragarire mu mucyo. Ugomba gusenga, ugasengera n'abandi. Ugomba gukomera, ugakomeza n'abandi, kugira ngo n'abadafite ihumure uribahereze. Ugomba gufasha abantu kandi ni ukuri pe ukaririmbira Imana, bityo Imana izakubona nk'umuntu uri mu mucyo. Nibyo bizatuma abantu bagira ibyiringiro, nabo bakizera Imana bakayikurikira. Ibyo rero ukoze neza, ukabana n'abantu neza, Yesu Kristo umwami wacu yazaguha ubugingo. Ugomba kugira intego, ntabwo ari si ku bwawe, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Iyo dukoresheje impano yacu neza mu rukundo, dufashije abandi, ntabwo bashima twebwe, ahubwo bashima Imana yadukoresheje imirimo n'ibitangaza. Burya ya mirimo wakoze ntabwo ariwo tuzashima, ahubwo tuzashima Imana. Burya ya mirimo wakoze ntabwo wikoraga, ahubwo wakoreraga Imana nk'umuhamagaro. Niyo mpano nziza ufite. Umucyo wawe ugomba gutsinda umwijima. Umucyo wawe ugomba gutsinda umwijima. Ntabwo umwijima, abantu bari mu mwijima bakora ibyaha, ntibagira kwizera, nta byiringiro bafite, kuko babuze ubahumuriza, babuze ubakomeza, babuze ubakuramo. Hari n'abari bari mu mucyo basubiye inyuma, basubira mu mwijima. Ariko uyu munsi wa none tugomba kuba mu mucyo, ngo ariko buri gihe dukoresheje impano mu rukundo, icyo gihe biduha gutsinda umwijima, tukaba turi mu mucyo w'amahoro ya Yesu Kristo. Dusenga, twinginga, dukomera. Ese wumvishe ijambo ry'Imana yuko dukwiriye gukoresha impano zacu mu mucyo? Niho uzahirwa. Igikorwa ari njye kukubwira uyu munsi wa none ukwiriye gukora kugira ngo Imana iguhe guhirwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ugomba gufata umwanya ugafasha umuntu umwe uyu munsi. Ukwiriye gufata umwanya ugakoresha impano yawe neza, ugasengera umuntu. Ukwiriye gufata umwanya ugakoresha impano yawe neza, ugahumuriza umuntu wari ubuze ibyiringiro ntahumure, ukamubwira ko Yesu Kristo agira neza. Ukwiriye gufata umwanya ugatanga mu byo Imana yaguhaye, ugakora imirimo myiza. Icyo ni igikorwa cyiza kigaragaza impano ikurimo. Nyuma yaho ugomba gushimira Imana igukoresheje, igakoresha impano yawe ikurimo kugira ngo ubashe guhirwa imbere y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro, ihereza umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, mfashe uyu mwanya nkoresha iyi mpano wampaye neza, bimbere umucyo, umucyo umurikira n'abandi, binzanire amahoro n'umugisha. Ntibyibe iby'ubwirasi, ntibibe iby'ubwirasi bwanjye, ahubwo byose bibe ibyawe. Mwuka Wera anyobore muri byose uyu munsi wa none, nawe akuyobore mu izina rya Yesu. Amen.